mu mvugo wakoresheje hari aho wavuze uti ndetse ngira ngo nawe wacyumvise ikiganiro hari aho wavuze uti kandi ari wagikoze uri kunyibutsa ibyo navuze ariko urabizi ko ari byo wavuze ukavuga uti ntibyari ngombwa ko Dr Murangira Thierry avuga kuri dosiye Bamporiki akanavuga itariki azaburaniraho ako kantu nzi ko ukibuka aho nanyereye nako itariki yemejwe na udahemuka ibi bintu biba biri official hari igihe ukivuga gutyo mu mategeko nta kunyerera kubamo urumva itariki ya Edouard Bamporiki yemejwe na perezida w'urukiko azaburaniramo Udahemuka Adolphe kubivuga kuriya hari ikindi kintu cyafashwe nabi ngira ngo mu minsi yashize ubwo wavugaga ku munyamakuru mugenzi wacu Murongi Sabe ni ikintu cyabaye kinini cyane nabibonye cyararangiye nagira wenda uvugeho kigiro clear gatoya cyabaye kinini ku bantu uretse gatoya Sabe Dumba na Mutabazi hanyuma hari n'umuntu wawe wa hafi wambwiye personal anambwira ati karakano ko kwitabana impyisi uzakamungayire ati ntabwo ari byo rwose abanyamakuru bagenzi ntabwo agomba kubita impyisi imyitwarire naravuze ngo imyitwarire ya Mutabazi muri iki bintu reka dutangire naravuze ngo imyitwarire ya Mutabazi ngo iki imyitwarire ya Mutabazi muri ibi bihe iyo aza kuba ari mukuru muri bya bihe yari kwitwara uko abitwaraga icyo gihe bitwaraga shingiye uko yitwara muri ibi bihe donc nibihe nakuruye nta mahirwe yagize nuko yari afite imyaka 8 ariko urumva no kumugereranya ariko se yarabihakanye yigeze abihakana eske wigeze umutumira mu cyunamo cyangwa ntiwamutumiye ntamutumiye ni wamuhostinze cyangwa ni wamuhostinze tubyihorere warabizi sawa uwa kabiri Dumba Dumba tukiretse niba ko ari ugutwika Dumba ashobora kuba atagira inzika Sabe nta kibazo ahubwo Sabe ariko ibintu wavuze nabyo bishobora kuba byamugaragaza nabi saba niba okay Jaras uri muremure usumba Stipulaza ubwo garagaye nabi urashaka kuzamukira kuri Sabe ntabwo ari kumuzamukiraho ariko niba yaravugiwe aha afite nimero yanjye ifite nimero ye nawe ufitiye ntabwo ari ngombwa ko bigaruka kuri kamera byarakemutse se basi kugira ngo n'abantu byabayeho abantu abakiriya ba Jaras bakurikirana Jaras ngo yafungishije Mugabekazi nawe arabizi none se erega ikirago cy'ubushinjacyaha cyari gishingiye ku kiganiro Mugabekazi yahaye Isimbi ahubwo ngewe icyo mbaza ubushinjacyaha ko yavuganye na Chita akavugana na Yago kuki mwakotinze Isimbi iyo bavuga bati ikiganiro yahaye abanyamakuru ntabwo nari kuvuga Sabe nta nubwo ikibazo ari Sabe none ikibazo kiri mu bushinjacyaha bwagiye gukotinga Isimbi mu rukiko ahubwo je nagiraga ngo ushyireho umucyo donc hari ibintu abantu bagenda bagafata ukuri kuntu nambabariye koko ntabwo ndi umuntu rwose ari kuri iki kintu cy'umuvugizi ariko ikintu kijyanye na Mutabazi Dumba ndetse na Sabe nicyo kintu numvaga ko ugomba gukiriyaringa ibisubizo ngo haye ibye burasura uranyuzwe wambaye uduspress nk'utw'abakozi ba Ribo uzi impamvu utudukweto bahora bashakisha abantu babaturutse aho mubonera turaguruka aka kantu kambaye wagera ku gisozi n'amaguru guruka maze iminsi nitaba kuri Riberega naratubonye bari abahungu bose bambaye udupantaro ese umaze n'iminsi witaba ntabwo ari ibibazo inzu yamaze gutezwa cyamunara yahawe uwayitsindiye Muhiziribu yatangaje ko yatawe muri yombi siko bimeze akurikiranweho icyaha cyo kubeshya umukuru w'igihugu n'icyaha cy'inyandiko mpimbano pari wawe isakazamo gute kandi ari we wagurishije ari we nyirinzu erega umva nkubwire reka ibintu bibe clear Rutagengwa Jare wo ni mukuru wanjye ntabwo namwihakana sinamwihakana kuko narigize ngo ari ibindi bigiye hoya ni mukuru wanjye yakoreye Beneri kuva nka 2008 hari cyangwa 2007 yabaye umukozi wa Beneri ko twagize umuntu wo mu muryango wakoreye Beneri wakomeyeho wowe se mukuru wawe yakoreye he ngiye nije mukuru muri family uri ikinege abaye umukarasi mukuru wanjye Rutagengwa Jare niwe muhizi uretse gato bijye ku murongo niwe muhizi yavugiye aho umukuru w'igihugu yari yagiye Inyamasheke ko yamugurishije inzu akamuha ibyangombwa byose no muri RDB bagasanga nta atari inzu y'inguzanyo ikigo cy'ubutaka kikanga kuyimwandikaho kuko Beneri yashyizemo iki igihato
igihato cya beneri gishingiye ku nguzanyo za miliyoni 31 kiriya Ndimbati azaburana ku itariki 16 z'uku kwezi. Bamporiki araburana kuri 16 z'uku kwezi. Ishimwe Dieudonne araburana. Reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane, tubifurize intangiriro z'icyumweru nziza aho muherereye hose, twizere ko muri amahoro. Ntabwo ari kenshi cyane nkunze kugirana ikiganiro na Jean Paul ngo umunsi ukurikiye dute tuganira cyangwa se dukore ibiganiro bigikurikiranya ako kanya, ariko kuri no nshuro bibaye ngombwa ko tuganira kubera ko dutangiye icyumweru. Hari byinshi byo kuganira, tuba tutaganiriyeho, ndetse hari n'ibyo tugomba kugarukaho ku byo tuba twaganiriyeho bimwe na bimwe. Jean Paul, ngo wahe ikaze nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Wiriwe neza? Ntabwo niriwe. Birapfira hese. Twabuze umuntu mu muryango. Twabuze Karinda Peace sha. Paul ha? Yaguye mu Budage. Abadage bamuvuye nabi nyine arapfa. No kwihangana. No bwa mbere mbonye umuntu urwaye imyaka 3 n'igice. Ye kwa muganga yitwaye umuvandimwe. Ubwe. Arwaye akantu gatoya bakabaga nabi ahita ajya muri koma. Mu Budage. Ntunkuye mu rusengero. Ihangane. Yego. Ya. Ukwihangana. Nta kindi navuga kuri Karinda Peace. Yatashye nta kundi. Okay. Imwe mu mpamvu rero zitumye nkwicaza aha nyine nk'uko uvuga uti ngukuye mu bindi wari urimo, nuko n'ubundi mu kiganiro ejo twagiranye hari bimwe mu bitarafashwe neza, donc bivuge gutyo, cyangwa se bimwe mutarakiriwe neza kubera uburyo twabivuzemo. So niyo mpamvu rero ngira ngo wowe n'ukunda kuvuga icyo kintu uti aho umuntu yavugiye ikintu nabi ni naho akigororera, niko ngira, ni nako itegeko rivuga ry'itangazamakuru. So rero iyo yabaye imwe mu mpamvu ahanini ni nayo mpamvu itumye nkugarura ikitaraganya. So no kwihangana ku byago, ariko ubwo turagira ngo wenda dushyireho ibintu mu cyo bimwe na bimwe, ngira ngo tunihuse cyane. Kimwe mu byo twavuzeho ejo cyangwa se mu byo twagarutseho tuganira ku munsi w'ejo harimo n'ikijyanye no kutabona amakuru muri RIB binyuze ku muvugizi wayo Dr. Murangira Bitieri. Ngira ngo ago natinye no kugira ngo dushyire umucyo ku bintu, kuko hari ikintu twavuzemo kandi ijwi mfite hano tuba no gukina ukumva nawe kandi ufitiye kopi, hari akantu kiyongereyemo mu byo wavuze muri information watanze katarimo, kandi gashobora kugaragara nabi, si byose nagake aho wameshona inzuti umuvugizi wa RIB yavuze ko honorable Bamporiki yaregeye urukiko anavuga itariki azaburanira, kandi atari we wabivuze. Ngira ngo hari ijwi yari yaduhaye, wenda sinzi niba uranyemera nkarikina n'abantu badukurikiye bakaryumva, kugira ngo ubashe kubitandukanya n'ubundi nawe n'umujyi wari wabivuzemo. Guhera tariki 5 Gicurasi uyu mwaka, Bamporiki Edouard wakorwagaho iperereza ku cyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke, ubu dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Icyaha akurikiranyweho ni ugusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke, icyaha giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Murakoze. Ngira ngo birumvikanye. Waba wibuka igihe iryo jwi ryagiriye hanze bwa mbere? Ntabwo icyo gihe nkibuka, ariko si ku itariki 7 z'ukwa 7, nkuko n'ubundi icyo gihe umuvugizi yaproclamye avuga ko icyo gihe yashyikirijwe, ariko ntabwo ari cyo gihe ijwi ryagiriye hanze. Inkuru zanditswe ryari ko honorable Bamporiki yaba agiye kuburana nko kwabikuye kwa Pizo, yani ku itariki 31
Kanama kwa munani yego rega bagira nkubwire ko nawe kandi aradukurikira kandi arabizi twicaranye kenshi mu biro bye toujours turi muri communication y'amakuru bigafatwaho umwanzuro ariko ejo bikongera akabura ngewe ubwanjye ntabwo murangira icyo namubureminze ni ukutabona ari amakuru ku gihe ngiye kubisubiramo iki kiganiro ntigishaka giceho cyangwa ntikizaceho ku itariki 3 z'ukwa karindwi nandikiye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ijwi rya Dogiteri Murangira Thierry uyivugira mu buryo buri official kuko yabanje kuba w'agateganyo asimbuye Michel noho ya Michel yasimbuwe na Bahorera wasimbura Bahorera Modeste niwe muvugizi wa RIB wa mbere yasimbuwe na Michel mu buryo buri official Michel aravuga asimburwa na Bahorera Dominique by'agateganyo Bahorera Dominique asimburwa na Dr Murangira Thierry umunyamategeko naravuze nti aba bagabo harimo n'umudamu ntabwo nigeze mbura amakuru by'umwihariko buriya nka Modeste Mbabazi yabaye n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ni umuntu uzi kujera kuva 2014 ari umuvugizi wa polisi nyuma agiye muri RIB umuvugizi wa RIB donc nabuze ngo kubera iki tutigeze tubona amakuru mu buryo bwa record swat na record reka nyemere nk'umwanditsi record iramarira iki kamera je nk'umwanditsi nafata rero ajwi nkarikuramo inkuru cy'amasegonda 30 ariko ushobora gusoma iyi message nahaye perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwana Udahemuka Adolphe harimo ngo ikingo hejuru tariki 16 Nzeri 2022 saa 2 Bamporiki Edouard azaburana mu mizi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko gusoma gahora none unatinya hasi haravuga ngo ikintu naho muri ako kantu wamuhaye wanditse ngo aya makuru yaba ariyo cyangwa ni ibihuha. Uwo ni perezida w'urukiko mwafasha rubanda mukatubwira. Uwo ni perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntabwo ari umuvugizi wa RIB. Yego. Aha hasi yasuje ngo iki? Thanks for the message. Ejo mu gitondo not later than 8 AM. Uri kusa nkaho uri kwibwira kandi uri kubwira uzambaze uzahabwa igisubizo. Umunsi ukurikiye ku itariki 31 Kanama 2022 ati ni amakuru y'impamo yandi wamuhaye. Sawa. Ngewe navuze ko dosiye ya Bamporiki muri rusange uko yatereswe nibwo budasobanutse. None se ngewe nihamagariye inkuru za Bamporiki zuko ashobora kuba yeregeye urukiko zacaracaye kuri 30. Aka kantu nawe urakaza aga screenshot cyane. Nge nahise nkarasa perezida w'urukiko Bamporiki azaburaniraho. Arambwira ngo nze kumbaza mu gitondo abigenzura. Abigenzuye arambwira ngo ayo makuru ni impamo. Yego. Murangira arazamo he. Ko navuze ahubwo ko ntabwo byari ngombwa ko yenterevena kuri 30 riri yajwi risohoka. Kuko umurimo riri yajwi mu buryo bw'amategeko. Iri yajwi mu buryo bw'amategeko. Ryari gusohoka kuri 7. Dosiye ya Bamporiki yaregeye ubushinjacyaha yashyikirijwe ubushinjacyaha. Ibindi tukabaza Faustin Nkusi. None se Faustin Nkusi nawe arabizi ko atajya atanga amakuru mu bushinjacyaha. Kiretse yari nk'umujenosideri ugiye koherezwa mu Rwanda avuye hanze. Araduhamagara tukajya ku kibuga tukamufata. Ariko andi makuru biragoye. Ariko Faustin Nkusi yari isobanuye. Ni umuvugizi w'ubushinjacyaha ariko ni n'umushinjacyaha. Rimwe na rimwe ngo abari mu rukiko ari gushinja
ntaboneke ariko nabyo ku muntu ukeneye amakuru ari emergency nk'ay'ubushinjacyaha biragoye kumukonveka. bivuze iki? bivuze ko niba dosiye ya Bamporiki yageze mu rukiko byari guhera muri protocol ubushinjacyaha bukabikonfirma ko buyifite, bufite iminsi 5 yo kuba rwaregeye urukiko mu buryo ukurikije uburyo uru rubanza ruzaburanishwa kuri 16 nyuma y'itariki 7 z'ukwa karindwi, nko kuri 12 z'ukwa karindwi iyi dosiye yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira ngo ihabwe itariki yo kuburana. noneho inkuru zitangiye gucicikana hatanga Imana Ange yarambwiye ati ngewe namenye ko Bamporiki dosiye iri mu rushinjacyaha mbibwiwe n'umuntu. amakuru ya Bamporiki abanyamakuru bagiye bayamenya nka magendo. umwe ati mubonye kuri pariki, ati buriya ntaje kubazwa. undi ati mubonye mu bushinjacyaha, ati buriya ntari kubazwa. amakuru amaze gucicikana bahaga icyo kintu cyo gukomeza gusirikirisha ibihuha. umuvugizi wa RIB aravuga ngo dosiye ya Bamporiki Edouard yashyikirijwe ubushinjacyaha full stop. Nge nakoze iki? Nabajije urukiko mu ijwi rya mu butumwa bugufi nandikiranye na perezida w'urukiko, aransubiza arambwira ngo ayo makuru ni impamo. buriya inshuro nyinshi uzumva Udahemuka Adolphe akunda kuvugana n'abanyamakuru aba yabiherewe uburenganzira n'umuvugizi w'inkiko. Nge tujya tuvugana kenshi. Warabizi n'inkuru igihe cyanditse kivuga ko dosiye ya Bamporiki, dosiye ya Preskid igiye kuburanishwa yaciye ku gihe cyakotinze Udahemuka Adolphe. Udahemuka Adolphe ayobora inkiko nk'eshatu, ayobora urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ayobora urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, ayobora n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, niwe head. abafite amakuru muri izo nkiko aho kugira ngo rero bisirikire kwa Mutabazi Harrison waba yafite direct akakubaza. iyo nkeneye amakuru akomeye nkeneye mu nkiko akesha Udahemuka aramfasha. hari nubwo naka makuru mu buvugizi bw'inkiko ati ni yihe fasi ni Nyarugenge, batigenda ubugaya na Udahemuka. ahubwo kubera kuba muri showbiz ntabwo umenyereye izi pressure, ntabwo nanyereye. utekereze ko nanyereye ntabwo umenyereye pressure man. tumaze kuva mu binyamakuru 1 2 3 biturutse ku muntu ku giti cye, si shaka runaka. uravuga ngo ntushaka Fisi, ntushaka Jean Paul ko akorera ha rero ma uzahazana umwana wawe. byagiye bikubaho ahubwo mbwira ndi umukozi wawe cyangwa ndi umufatanyabikorwa wa Jaras. umufatanyabikorwa. noneho uzampagarike uzampagarike kuri Jaras kubera ko ahamagawe na A cyangwa B. turebe ntawe bizakubaho. okay. ahubwo ni ukureba rero ma kuba navuze ko dosiye ya Bamporiki uburyo yateretswe no guhanahana amakuru kuri iyo dosiye mu itangazamakuru bitagenze neza, tutabonye amakuru uko bikwiye. harimo ingingo zigize icyaha. niba zigize icyaha hari hamagara twirengagije. iyo dukoreye icyaha kuri mikoro ni RIB y'intervene, nta rwego rushinzwe abanyamakuru rwitwa Rwanda Media Commission. ndakumenyesha ko nta cyaha cyakozwe. cyarakozwe naba narahamagawe. erega nanjye ntabwo naje kukubwira ngo wakoze icyaha, ndi kuvuga ko nigorore. oya one utekereza ko nimugoroba ntavuze ko Udahemuka twavuganye birimo mu kiganiro. nyine icyo ndi kukubwira mu mvugo wakoresheje hari aho wavuze uti, ndetse ngira ngo nawe wacyumvise ikiganiro. hari aho wavuze uti kandi ari wagikoze uri kunyibutsa ibyo navuze. ariko urabizi ko ari byo wavuze. ukavuga uti ntibyari ngombwa ko Dr Murangira Thierry avuga kuri dosiye ya Bamporiki akanavuga itariki azaburaniraho. ako kantu nzi ko ukibuka. aho nanyereye nako itariki yemejwe na Udahemuka. ibi bintu biba biri official, hari igihe ukivuga gutyo. mu mategeko nta kunyerera kubamo. urumva itariki ya Edouard Bamporiki yemejwe na perezida w'urukiko azaburaniramo Udahemuka Adolphe. kubivuga kuriya ni umubabaro n'agahinda wo kubura amakuru mu bihe bitandukanye. erega reka nkubwire, ntutekereze ko nibasira urwego runaka. none se Perisoni umva nkubwire, umuvugizi w'amagereza ntitwagiye dushwana kenshi kubera kubura amakuru
muri RCS ariko se ejo bundi abacungagereza basezererwa ntitwari kuri table ntitwasagiye ye ntanzika buriya nka RIB itumiye abanyamakuru Murangira kampamagara ibi ngibi bavuga tese uriya ni Jean Paul na Murangira nta kibazo bifitanye nawe oya nawe nta wese n'umujyama wanjye Modeste twicaranye mu birishira irenze imwe icyo urumva bahorera Dominique twarabonanye uyu mudamu Michel twagiye tubona erega mva nkubwire byagoranye kuntandukanya n'inzi zego mba muri secteur y'ubutabera none se n'uruhe rwego rushinzwe kukubaza niba ufite ibyangombwa cyangwa utayifite uraruzi nawe abizo zabikata ko nubikata nzagikurikira cyose zaca inyuma mbibwire Gasaro cyangwa mbihe X-Large episode by episode ariko bibwire Pizzo konde Pizzo afite abana bavukana benshi kaste ko komanaye ngo muvugiye iki umuzaniye iki mu kiganiro oya reka tumureke Pizzo ndakuramukije Pizzo aro yakwivumbuye hose oya aro Japo ntiyaro wamuhe nimero y'umuvugizi w'ubushinjacyaha ndayimuha simaze kuyimuha arongera Japo ntabwo nyitaba none ko anyatse nimero ngo iki kombi umuvandimwe afite umuti wabampora iki nimbibwira Jean Paul arahita agenda direct by breaking Faustin nakwitaba nanjye azaba amaze nk'amezi abiri anyitabye man ariko aritaba siwe watanze umuvugizi siwe watanze siyo breaking ubundi ivuga ko karaka Pizzo aravuga niwe wavuze ibyo ko bampora iki yaregeye urukiko yabivuze mbere ya Pizzo cyangwa nyuma subiza yes or no nje nabyumvise nyuma ye ariko sinzigiye yabivuze buriya yabivuze nyuma y'aho abanyamakuru batangiye kubivugira ntabwo Pizzo ari ubuse Pizzo ngo breaking urubanza rwa bampora iki yahereye mu gitondo ashaka amakuru yayabuze mu bushinjacyaha yizirikiraho igisasa aravuga ati abantu bizewe nawe atangiye kugira ubwenge ati abantu bizewe bambwiye ko ntabivuze Katy Press umva nkubwire Katy Press niyo yakotinze bampora iki bwa mbere ivuga imukotinga ite niyo ya breakinze dosiye ya bampora iki bwa mbere ikinyamakuru cyitwa Katy Press ibi binyarwanda byanyerega namwe hari ubwo bitagera n'agaciro noneho Katy Press yakotinze urubanza nase Pizzo yarabyibwiye na Katy Press ishobora kuba yarabivuze nyuma ya Pizzo ibyo byose byabaye umuvugizi ataravuga none se nta bantu uzi tuza kwitsa aho bafunze batari bavugwa na RIB kandi bakomeye kubera ko dosiye yabikomeye uyu munsi ese ubundi hari itegeko rivuga ko RIB bivuga abantu bose ifunze hari ryuze abarenteresi irabavuga ntabwo abantu perezida yabavugaho ntabwo perezida Kagame yavuga kuri case ngo noneho RIB iyikurikirane abantu itabivuze se ko bafunze n'urugero biterwa n'iperereza uva nkubwire nubone dosiye ya Preskid yaragiye ibyimbi hakomonyakishaho umuriro ni njyewe ushyiraho amatariki yo kuburana nk'agapfamo iki mumbaza amadosiye y'ababurana n'abataburana Jean Paul Preskid araburana mu gitondo ntiwanjyewe ndumuvugizi w'inkiko umva ariko nabampora iki bambwiye ko aburana we ntabyo nzi umva na ndimba atari ku rukiko jyayo ko bakubwiraga se nari ngiye bibaye none mani muravuga koko none se reka tugaruke kuri point yacu gato reka twivugire kuri point yacu abona bo mu kanya icyo dushaka icyo nisa kugorora nuko ikintu twavuze wenda kugira ngo abantu batacyumva nabi nundi wese waba baracyumvise nabi kuko hari ukuntu urabona Jean Paul tujye tubakiriya n'ubundi ujye kwa mu rusyo dukome n'ingasire turi kumwe ntago naza ngo nkuryameho cyane 100% ngo tugomba kuganira nk'abaganira njyamyeho ni uranshinzwe akandi bakubwiye ko uzi ko Pizzo yamaye uzi ko yambwiye ngo umukozi wa Jaras Pizzo ntabwo ndi umukozi wa Jaras ndabikubwiza Pizzo wa rega ntukabone iyo mvuze umuntu rimwe kabiri buramba aba yambwiye ikintu nkababara igihe mvuga ngo umuhagaritse ubutabera none se ngo uzakora iki kwa Jaras none se Jaras arankoresha nturi umukozi wese ndi umukozi we mu bikisi ngo mu butabera ariko se koko avuga ibyo yambwiye ariko se none se wa musaza ko ajya mvuga akakubwira ati hari umuntu wabavuze inganze aramena umuceri niba atarabimbwiye abihakana ngiye ntabwo ndi umukozi wawe niba uri umukozi wanjye uvuga umushahara umpembe imbere ya kamera uheze
nawe uri kwirwanaho. None se icyo nibaza aho fete cyabayeho urumva ariko nawe byibuze uremera ko hari igihe habaho gutana rimwe na rimwe mu itangazamakuru. Erega uva nkubwire ibibazo tugira mu itangazamakuru bikomoka mu kubura amakuru. Nyine nkuko wabyemeye uti wabyemeye se ko nawe ari umujinya wagukoresheje. Umujinya se mu mategeko umuntu agira umujinya. None se ujyanye muri Kongo se. None se kabyo nibaza. Umva nkubwire. Rero ujye uvuga utarakaye. Umva kuko hari n'abantu bakunda kunyandikira kamera ariko Jean Paul ajye agakoresha uko yoroheje. Urwego rw'ubugenzacyaha bataginga RIB rwashikirije ubushinjacyaha dosiye ya Edouard Bamporiki. Wagira ngo RIB yashyikirije iyi dosiye ubushinjacyaha ku itariki 30. Dosiye yari yaragiye kera bapizo batangiye kubivuga uko babyumva declaration iraba. So ruvuga ngo wowe icyo wanenze ni igiki mu magambo make. Ngiye nanenze uburyo byavuzwe ako afate se no kunenga. Cyangwa ntiwishimiye dosiye ya Bamporiki uko yatereswe mu buryo bwo kugira amakuru kuri yo ntabwo byagenze neza. Njye ubwanjye amaze ukwezi afunze ninjiye mu biro bya RIB njya kubaza aho igeze. Yego amaze amezi 2 nabajije umuvugizi aho igeze. Surumva cyo mba mvuga rimwe na rimwe ntafite rezo. Ariko wemera ko igihe cyose wabazaga amakuru nta cyari cyagahindutse? Ndabizi se kandi message yawe ariyo ku itariki 3. Hanyuma kuri 7 habaye iki? Nyine urumva nibwo nuko utongeye kubaza. Ntabwo rega ngiye bashinzwe kubaza. Muyo muvugizi yarambwiye ati nituyeregera ubushinjacyaha tuzabamenyesha. Ntabwo indi mugoro ari rwo wabonye ijwi. Kuri zingahe? Kopi yijwe. Kuri zingahe? Naryumvishe kuri 31. Oya, wari hawe ryari mu buryo bwo officiel. Kurenye. Kwa munani ariko uriya mwana ntazonye. Umva wa muhungu witabye telefone kabiri turi mu kiganiro. Bwa gatatu basi bajye bazana amakamera y'amarobo. Ngewe gusa nuzajya ukora inkuru telefone zikaba nyinshi ugahamagarwa itagize icyaha ibango ushobora kuba nakoze inkuru nziza. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe duhamagara mu nzego zo hejuru muri RIB kugira ngo tubone amakuru muri RIB kandi hari umuvugizi wayo. Ariko nawe ushinzwe gushaka amakuru no kuyatanga. Wayabona urwego rubifitiye ububasha kugira ngo ruyakonfirime ntirukwitabe wanandika. Ngiye reka nkubwire ndoroheje umutima abavugizi abari bo bose uhereye muri polisi mu magereza no mu nkiko no mu zindi secteurs zivugirwa nkandikiye ubutumwa bugufi kansubiza mbifata ko mpaye amakuru byibura mwagiye muduha n'ubutumwa bwanditse. None se utekereza ko ku itariki 3 iyo atansubiza ngo tuyeregere ubushinjacyaha nitutekereza ubushinjacyaha tuzakubwira ntabwo nababaye? Tekereza ko nababaye? Nababajwe nuko nyuma nayashatse nkayabura. Kandi si naho gusa na wa mugabo Kanani nta mugabo uzi witwa Kanani Jean Robert ufunzwe na RIB dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Sinashatse amakuru muri RIB nkayabura. Erega none se ngewe utekereza ko ashaka ko umuvugizi wa RIB? Utekereza ko mwanga? Nawe ntanyanga. Ariko ningiraho mbusanye niba uko nabusanye mu kuvuga amakuru uko atari nabikurikiranwaho kubera iki niba nimwe amakuru wayanyimye watabikurikiranwa ngo birakomeye ugiye kuvuga ngo birakomeye. Ngiye nkwatsa amakuru urayanyimye cyangwa se uri busy ariko uzi ko hari umuntu wigeze kurega Minisitiri Mitara ari Minisitiri wa Sport ko yamwimye amakuru ajya kumurega ku Muvunyi. Uzabaze Muvunyi Fred aho akorera de Chiver arabyibuka nyine ubuse naregande. Ariko byibuze se wemera ko ariko amakuru ushobora kuyabona mu buryo rusange ariko apana wenda personal? Ariko nta muntu umenyera amakuru icyarimwe. Sishinzwe kuba informa w'ibindi binyamakuru. Ngewe yenda natsa amakuru yo kubaza aho dosiye yo muri Beneri igeze. Imwe muhizi yabwiye umukuru w'igihugu inyamasheke. Kubera ko ari amakuru manini siko koko abanyamakuru bashobora kuzayambaza ugahita wirekodinga ukarekura. Nge se shinzwe kwibukiriza abanyamakuru. None se future story ni iki? Future story nyine ni inkuru yawe. Sawa rero. Wese ashinzwe gutekereza Jaras. Bitekerereje.
shinzwe gutekereza Jarasi na Pizzo n'abandi na ba Manibro ariko se ariko ngenda abona tuzarangizanya nabi duteze reka mbagira ngo ibintu tubitware neza ariko tubitware neza twakoze iki nase hari icyo mvuze ko twakoze twavuze ko twatinze kubona amakuru kuri dosiye Bamporiki ariko nawe wemeye ko hari mistake wakoze nta mistake kuko iyo nyikora simba narandikiye umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mubaza niba koko akantu k'aka message ndi kubona gacaracara ariko undi kari aka message wagakuye kore nawe kampaye nanjye narakabonye ibintu nyimugenda mutora ku mihanda none se urabona byararangiye bakubwiye ko ari ibihuha byarangiye bavuga ngo amakuru ni impamo none se ariko nabyo ntibyemejwe mu buryo buri officiel neza Okay, igitekerezo rusange wumva ari gute ibi bintu byagombaga kugenda oya nta nubwo ari kuri dosiye ya Bamporiki gusa na Kanani n'indi uzafatwa n'undi wafashwe RIB nizajya ibona ko ari ngombwa ko umuntu A cyangwa B imutangaza ifite Twitter ijye imuvuga natwe tubitangaza Twitter iroroshye harya yabaye umunyamakuru ryari mu buryo bwo gutara amakuru uretse showbiz 2015 uri umwana rero 2014 hari abantu batawe muri yombi batatu n'ubwa mbere nabonye kamera nyinshi nakoraga muri Amazing Grace hatabwa muri yombi umunyamakuru Kase nta muhanga umuhanzi Kizito Mihigo n'umudomobi witwaga Jean Paul Dukuzumuremyi niba ari Hakuzumuremyi Dukuzumuremyi Jean Paul ndayibukiye scenario polisi yaravuze ngo RIB yari tarabaho polisi umuvugizi wa polisi yitwaga ACP Damas Gatare Teos Badege akuriye CID uyu munsi ni nka RIB y'ubu yaravuze ngo turabereka aba bantu umva sinzi uko nageze Kacyiru TV1 yari ikize ifite amashagaga kandi ashaka kubi streaminga live bantu umuntu wavuze kuri case ni Badege avuga ati akurikiranwaho iki yatoye muri yombi harakurikiraho iki uyakurikiranwaho iki ndetse bavugana n'abanyamakuru harimo n'umukobwa witwa Nyesi wari wakoraga muri edition Bakame twajyagayo ndavuga iki hari case nini zidakenewe ko recordinga ugahamagara abanyamakuru immediate RIB ni keshi tujya ku cyicaro cyayo gikuru hari abakobwa bafashe niba ari amavideo ibintu by'ubusambanyi mu bihe bya covid igihe haraswa n'umukongomani washatse gutoroka umwe wabakoresheje urabyibuka ntabwo twagiye kubafotora no kubakamera iba parading abantu bahamagare press conference bavuga bati RIB ifitanye ikiganiro n'abanyamakuru kuri case nizi ibi biteza amakimbirane cya kinyamakuru nta kibazo dufitanye nacyo nakivuze kuko sicyo kiha amakuru kize nk'ikindi gitere trepie none se two kujya kure Sankara afatwa habayeho kwirikodinga ntitwagiye kumufotora Rusesabagina ntitwagiye kumufotora cyane n'izindi dosiye ya Kanani Jean Robert imbwa ye yari umukarani wibarura akabafunze ingana mu buryo bw'amategeko bwo kumwerekana nk'uko wakwerekana Rusesabagina onatinya udore nk'ubu ngubu hari dosiye hari nka RIB nka Twitter yayiheruka ngiyi uyu mama yitwa Karihangabo Elizabeth arungirije afande Jean Ruhunga sibyo nk'ubu dore nk'iyi ni inkuru uzi ko yari inkuru y'umuntu ushakishwa RIB urwego rw'ubugenzacyaha urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rurashakisha uwitwa Ngabo Felix alias Bagabo ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi dore ifoto ye Ngabo Felix ni mwene Rutonesha Robert na Nyiranzani Esperance yavutse ku itariki 31 z'ukwa 8 1992 nawe utanze impuruza hanze impuruza kuko ni Twitter ya RIB turayikotinze
hari n'undi witwa Gahamanyi Frederic. abo bose ni wanted, n'abantu wanted bashakishwa. Nawe sometimes bashobora kuzavuga batiri birashakisha umuntu witwa Jean Paul Nkundineza, turamukeneye, ariko ntago nge byagera kuri uru rwego. Bahamagara batanamamagara bakanshyiraho mandadari ntabizi nkashiduka bafasha ko gese nihisha. Ndavuga iki? Ndavuga ko uburyo byebura bugabanya reaction za ntabwo nagikoreye cyane, ntabwo ari bose avugana nabo. Sanga wetwese waduhamagariye abanyamakuru bajya kuvuga ngo waduhamagariye. Nyine amakuru ntabwo nanga umuntu please. Honestly reka tuvuge uyu munsi Jean Paul yatangaje yuko ibi nibi bijyanye n'amakuru ndafunzwe. Tekereza ko urukiko rwa nyihererana cyakora ari bishobora kumfunga iminsi 3 biturutse muri kandi ntabwo bivuze ngo nagenda ngo nkapfirayo noneho nagaruka avuga nti rero ibintu ako se ni ngombwa ko imiryango y'abanyamakuru ihaguruka bavuga ko abanyamakuru A cyangwa B yagize ibibazo. Dukoranye twatangiranye kuva mu kwa gatatu. N'ubwa mbere mbona uri gukora ikiganiro bigasa nkaho byirepeta. Nimugoroba nakubwiye ngo ikiganiro cyakozwe ni havaho na kimwe na A sinzongera gukorera ikigo cyitwa Jaras mu bufatanye bwa Jean Paul na Jules, ahubwo cyishyireho nka case. Kubera iki? Kururare shaka icyaha. Ndemera ko navuze ko bitari ngombwa ko ku itariki 30 na Keti Press yavuganye na RIB n'igihe cyavuganye na RIB. Okay. Ariko ntabwo bavugaga batariki. Abaga ko RIB yaregeye ku itariki 7. Amakuru yashyikirirwa. Ikintu cya mbere ni iki? Icyamitambiki n'amakuru atangiwe igihe ku gihe. None tubonye amakuru nyuma y'ibyumweru 3. Okay. Nakubwiye rero sinzi umubare wamaze kureba icyo kiganiro bashakaga gukuraho no kubirandura. Urankurikira? Utekereza ko abantu ba kidownloadings nanjye ndimo ari bakeya? Oya ntabwo ari cyo kintu cyatumye ntagikuraho. Ariko se ari kugikuraho ute? Oya uyu munsi gifite 13,000. Ngo gusobanure nyine. Urumva? Ariko wagize iyo tension yo kugikuraho. Ntabwo nagize tension yo kugikuraho. Kuko ngewe nzi neza icyo itegeko rivuga. Nushaka kumbwira ndi gusomera ndanarize. Rivuga ko niba ikintu wakivuze ariko ukaba utakivuze neza muri uwo muyoboro w'itangazamakuru. Ubu muhamagaye nk'igihe nihamagarira kigororeraho wakivugiye. Igihe nihamagarira Sabati Jean Paul namuhamagara. Muvugizi wari bavuga ya wowe nyuma y'ikiganiro. Muvugizi wari bumwihorere ahubwo urumva ujye kimuhurura. Uzishora nagiye kuri RIB ndekarama kutabona amakuru nkitegera. Okay. Ibintu byanjye reka hano bwa ibintu bya donc my case yo kutabona amakuru muri RIB imaze igihe. Ntabwo ari ikiganiro cy'ejo tubivugeho gutyo unabyanzura. Ahubwo tuvuge tuti Jean Paul nukora ikosa ukamubaza ku bintu byo muri RIB bijyanye n'amakuru atayabonye azagenda gutya direct. Ahubwo emerera abakunzi bawe na Jaras utazongera kuvuga kuri RIB kubera ko utabonera amakuru ku gihe. Ntabwo nzaza gusoma inkuru ngewe ya Bwiza. Ku muvugizi wa RIB yavuganye na Bwiza ngo yavuganye n'igihe. Afite nimero yanjye umusa. Twatangiye dukorana neza. None se hari ikintu mwapfuye? Nyuma nagiye kubona ati harya chief editor wone ni Ange. Twakanze nzajya mvugana na Ange. Okay, sawa urakoze. Nakwimuka wo museke. Nakwimuka kare tugiye mu gihe ati sawa. No muri frigo. Ariko se none se watangazaga amakuru nawe? Yewe nigeze kumwaka amakuru. Y'umugabo witwa Mudenge Manuel. Ndababwira ati ngewe se nyakwatse nk'igihe. Kandi icyo gihe nari ndi mu gihe. Nyakwatse nka Jean Paul Nkundineza. Aya mu Florence. Ndayakeneye. Arambwira ati Mudenge Manuel yatawe muri yombi kuri 29 zo kwa 12 akurikiranwaho icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Si ibyo ntibihagije. Okay. Hari n'ahantu twaka amakuru bakaduha link z'ibinyamakuru bavuganye nabo. Umuntu ati mu mpamakuru ngo ntwabonye ikiganiro kuri Jaras. None se umurongo wa Jaras yakubarijemo niwe Jean Paul akubarizamo. Birumvikana buri wese abafite uko ashaka gutereta inkuru ye.
ahubwo mu magambo make niki wabwira abantu bashobora kuba bafata ko Jean Paul ari umuntu donc umwiyandoza cumu kasha udashobotse w'intakoreka ushaka kugira donc kurwanya nk'urwego urugero nka RIB nyine cyangwa se n'umuvugizi byihariye nuko bavuga ngo no kwiyitirira urwego rutare donc hari kwiyitirira umwuga utari uwawe ariko akazi dukora mu nyungu rusange ubugenzacyaha bukagira amakuru menshi ku byo tuvuga ni keshi ndi mu bantu nta cyahindutse RIB yagiye itumira mu bihe bitandukanye muri kese ziri emergency aka kanya wowe aka kanya afande Jean Ruhunga shaka kuvuga ati najyaga mwumva Jaras ariko simuzi ariko njye waranze Madamu Karihanga Elizabeth umwungirije aranze umuvugizi wari baranze twanicaranye mu biro duhurira mu nama nyinshi kubera ko ariwe ukunda kwitsaho rero oya nampa amakuru abantu bajya batekereza ko hari ikindi kibazo cy'umwihariko wapi ubuse ko mba mu nkiko ko ntarabura amakuru mu nkiko nyine ariko urumva iyo uvuga umuntu cyane personal hari igihe bagira ngo ntabwo ari personal ni urwego njye uyu munsi noneho none se ikibazo nkikoreye ku muntu nkishyire ku rwego ikibazo nkifitanye na RIB kuko ntabonera amakuru muri RIB ku gihe ni nacyo kibazo ufite ntabwo ari icyanjye namurangira cyo kubona amakuru ku gihe ntamaye amakuru ibintu bigakemuka mu mahoro aho utekereza ko kumbwira ngo wankurikiranaho icyaha yenda cyo gutangaza ibihuha ni icyaha kigira ibihano binarangira byaba bikemuye ikibazo ufite cyo kutabona amakuru none se kuva ku Museke nkava ku Gihe nkava no kuri Bwiza no kuri Jaras byakemura kutabona amakuru uzi ko afite ubushobozi ngewe afite ubushobozi bwo kugura ibi bikoresho nkagura na sheni yahiye nkahafise akazi nkaguha n'akazi nkashinga sheni biba bikemuye gukemura ikibazo utagikemura mu buryo burambye utekereza ko Claude Kabengera wo muri OGS iyo atantumiye kandi n'ubundi abo yatumiye nk'abantu amakuru ntabwo biba bikemuye ikibazo niba utantumiye Jaras akagenda arambwira ibyo mwavugiyeyo bikuremo inkuru ahubwo ni ikibazo kiri rusange si byo hari icyo bitwaye ibyo ariko se gute itegeko ritanga amakuru ntabwo ryagiye ritoranya ibinyamakuru hari ikibazo kibazwa urazwi ufite ikarita y'itangazamakuru yego ndayifite uri umunyamakuru ndiwe none se ko cyari twebwe twahabwaga clearance mu gihe cya lockdown nitwe twashakaga kurwara covid twe dushyira ubuzima bwacu mu kaga mu nyungu rusange men ibyo ndabizi ni nako umwuga uteye none se afande CP Kabera umuvugizi wa polisi twicaranye mu birire ishuri renze imwe tuvugana ku kijyanye na communication no kubona amakuru umuvugizi wa traffic umuvugizi wa traffic senior superintendent Irene twavuganye kesho ndinde wagira ni ikibazo personal n'umuvugizi wa RIB ngewe ndinde none se ubona ko n'amakomenti abantu batanga bataka kagabo kazikoraho ibintu nk'ibi ujye uzirekura ubwo ni mu rwego rwo kwirukana ngewe izo nizanjye mba nisomeye ndinde ese kuki utagirana ikibazo n'urwego ukagirana n'ikibazo n'umuvugizi wacu nkubwo ikigeze kubaho abagororwa bigeze kwigaragambya muri gereza ya Huye umuvugizi w'amagereza icyo gihe yari CIP Senior Superintendent Hilary Sengabo ntiyampa amakuru polisi irayaba ko polisi niyo yazimije imiriro niyo yagiye kuzimya iyo myigaragambyo ni ngombwa ko polisi ari kuma amakuru ajyanye na gereza kandi gereza zigira umuvugizi erega ikintu cy'amakuru kiri ni general ariko mbwiza ukuri ntabwo ugeze kumbwira ngo mpamagarira runaka aguha amakuru yenda warayaguha
kugira ngo ukoreshe iryo jwi ntabwo bikenewe. Are Mukurarinda niwe mperuka mu buvugizi, no barakubwira ati urwego ruzakwima amakuru ujye uzanya guha. Are Mukurarinda yemerewe kuvugira RIB mu gihe RIB utabonyemo amakuru. Uriya Are Mukurarinda nk'umuvugizi wa guverinoma wungirije, ni umuvugizi wa guverinoma, si umuvugizi w'urwego. Wemerewe kumubaza uti Are Mukurarinda dukeneye amakuru avuga iki n'iki kuri RIB. Ese RIB ntiyayaguhaye? Ntabwo yayaguhaye. Agahita abaza bakayamuha akayaguha. Okay, ntacyo. So tuva kuri ino ngingo, niki wavuga cyangwa niki wasaba wenda muri rusange, wenda kuko uravuga uti ngewe nta kibazo mfitanye n'urwego, ngewe rega Jean Paul nta nicyo ndicyo cyatuma ngira ikibazo n'urwego, nta nicyo ndicyo cyatuma ngira ibibazo n'umuvugizi. Niki wifuza, nicyo usaba? Ntabwo nifuza, amategeko ntitwifuza. Urasaba iki? Ndasaba ko buri muntu yakora inshingano ze. Okay. Umugenzacyaha, umucamanza w'umucamanza, umushinjacyaha w'umushinjacyaha, n'abavugizi b'izo nzego bakora akazi kabo. Okay. Kandi abanyamakuru bose barareshya. Ukabona fisi ni bugufi, ukabona fisi n'ubugufi baturiyasa. Yewe ntabwo nakubiye ko nagiye ku Itabaro. Nari nicaye mu ntara zarandeba, atora umwana ajya muri etaje mu kirere. Ushingiye ku myaka, ushingiye uko sa turumva yaba naguhambaye costume ati wowe haguruka. Ntabwo bukwiye gutanga amakuru kubera wireba abantu ngo uzi kibazo nigeze kugira muri 2013. Minisiteri y'impunzi yo gucyura impunzi n'ibiza n'ibiki. Uribuka abanyarwanda birukanwa muri Tanzania ku gihe cya Dr. Inde, uyu muperezida wasimbuwe na Magufuli. Kikwete. Ruka kasa Kikwete rukana abanyarwanda. Nagiye muri Minisiteri y'impunzi n'ibiza. Mpahurira n'umunyamakuru wa BBC. Jean-Claude Mwambutse. Twese dushaka ministry. Ariko njye nakoreraga Amazing Grace. Haza n'uwa BBC. Banyicaje muri rompuwe, undi yicaye nka. Ninjye wahageze mbere. Noneho uwa BBC bamuha ministry, ngiye bampa umuvugizi wa ministeri witwa Frederic. Abwirane Frederic ntibarakubeye, nisivugana nawe. Niba ari uko mutanga amakuru potere ya mbare. Naragiye ikiganiro ndakimanuka. Ndavuga nti nageze aha ya masaha. Amakuru nayabuze, nari na mutoya nari n'umwana. Urihimura. Namanutse amasaha 2. None se iki kintu rero reka kubwire. Umva cyabaye. Ntabwo narangira, ntabwo byabaye. Ministry ikiganiro kikirangira. Ministry arampamagaye. Jean ni ministry ntekagera Imana. None ukuntu naje nkakubura anti. Ateje uzizire mu biro. Muri office z'aba ministry nazicayemo. Firigo, televiziyo, yako kunywa. Ati namenye ibyakubayeho tihangaye, nari hangaye. Atariko nawe wese. Umukecuru anyehere nawe ariko ntamiye. Yesa anyehere exclusive interview. Ndataha. Ngenyurwa no kubona amakuru. Ibi bintu maze imyaka myinshi ntabona amakuru. Muduha amakuru tumaze gukura. Utekereze ko ari RIB. Kuva na kera. Ikibazo kirabango ku cy'abanyarwanda bari kwirukanwa, murakora iki murabatuzahe? Nka Minisiteri yo gucyura impunzi n'ibiza. Amakuru ye bayihera Jean-Claude Mwambutsa ndataha. Gutahiraho gusa. Ntacyo, reka twizere ko ubwo wenda cyo ngicyo kinumvikanye, kuko wenda n'uburyo kukigira clear, ntago ari ukuvuga ngo ya rwose uva nkubwire. Ariko aje ntago ntabantu bavuga bati disi Jean Paul twari tuzi ko ari umurakari, bati disi arana ndaseka, ndi umwana mwiza, ndakunda, ndakundwa, ndarira, ndihangana. Reka tuvuge wenda tuvuge ko ubu ngubu nk'aka kanya niba umuvugizi nawe ikiganiro cyaramugezeho akaba yarishyizemo ko wenda ari ukundi oya rwose umuvugizi n'abari kureba iki kiganiro no mu kanya dushobora kuva hano tukagira amakuru dukenera muri RIB. Ntabwo navuga ngo sinyabona. Ngewe ndaguhamagara, hejuru yo kuguhamagara nkakwandikira ubutumwa bugufi, hari n'ubwo nguhana email kugira ngo bibe official. Rero urumva niyo mpamvu urumva ari nk'igihe nawe bati umuntu ari kunkasa, uri kumutekerereza. Ntabwo gutekereza nyine ko Dr. Murangire ibyo ntabwo. Niba umuntu agwaye comment wundi wo ku ruhande ku giti cy'urumva byaba bimeze yewe sindi ikihebe, sindi n'uwanjye ngo nigenge. Ikintu cyose ku muntu ku giti cye
Okay. ntabwo ari wambwiye Scovi yavuze iki mushuti wawe oya nawe ni inshuti yawe n'umunyamakuru mugenzi wanjye dukeneye amakuru muheruka muri RMS sawa okay mbwira kubihuha kuva ejo wampamagaraga wambazaga ikibundi oya kubihuha buretse kuhajya n'ubundi still uvuze uti ntago njya mvuga umuntu personal ari indi scenario nari bukubwireho gatoya wenda nayo kagira ikintu gishyiraho clear niyo ugiye gukurikiza se niyo ugiye gukurikizaho gatoya ibyo byavuyeho none se mu by'ukuri ubonye ari ikibazo ufite yes nyine igihe cyo nashakaga igihe cyo narebaga cyane hanini amakuru mu buryo bw'amakuru ntabwo narebaga umuntu ku giti cye okay buretse gato nanjye nkubwira ngusobanurire yego mwidishye yego ndumiwe ese sigiye wowe ikiganiro Jean Paul nawe yobora ukunda ubutegetsi ariko mana Jean Paul ikindi ushaka kubwira ni kubana mu buryo bw'amakuru ari umuntu atambutse inkuru yabirimo amakosa abantu bakayitwara gutyo urabizi uretse ngo urugero isaha yo kuri radio iva ku gihe hambera hari umuntu uri kujya bimenya twe twarafashe ko igihe isaha ivugiye bari isaha niyo mpamvu rero n'itangazamakuru iyo rinyuzemo ikintu gipfuye hari igihe cyangiza abantu ndabeshya se Elizabeth harya ni Elizabeth uzabiba imbuto nukoresha ibimenyetso by'abafite ubumuga bw'abatavuga hari aho uza kugera nkoresha ibimenyetso by'abo uri kunshanga cyakora nibyo nagucanze wanje ariko mbwiza ukuri ko mu mutima iyambura umwuga w'ubunyamakuru nta nubwo ari naribu gusa abantu bashinzwe gutanga amakuru mu Rwanda kuyeho makuru umuvugizi wa guverinoma narimo kurarinda barayatanga niba bayatanga ku gipimo cya kangahe kujana nka 60 ariko urabazamuye koko nta kibazo 30 se eske barayatanga baragerageza kuki ari inshingano umuntu akabona amakuru ameze nk'igihato inzego zishinzwe gutanga amakuru muri sekiteri zose zitanga amakuru none se Minisante igira umuvugizi witwa Marike niba dufite corona Marike vuga niba habaye impanuka umuvugizi wa polisi ntavuge gusa aho dukwiye kwigorora tuhagorore ariko n'abatanga amakuru none se ubundi kuba umuvugizi bivuga ko igihe cyose akantu kabaye uvuga nicyo bivuga itegeko rivuga ko umunyamakuru uri mu kazi yakwatsa amakuru yamuha okay uri hehe mu kazi sawa nicyo okay nagira ngo icyo kintu cyo clear nta gihe ujya utinya ko nta gihe ujya utekereza ko ari ikiganiro uzakora kikaba ari nkacyo cyanyuma ugahita utabwa muri yombi oya none se ariko nawe ubwo se ndakubaza ujya ubitekereza ese utekereza ko twe turi abasazi twaza kuvuga ibintu byatuma dutabwa muri yombi dufite uburwayi bwo mu mutwe oya ntabwo ibyo hari umuntu ugiye guhita hari umuntu ugiye guhita wandika ngo wari waratinze kubivuga ngo urabyivugiye ufite se ngo urabyivugiye impamvu ngo hostinga nanjye nuko nzi kuri muzima nase njya ngo hostinga ubufite bwo mu mutwe urumva nanjye nabandi wuye mujyo igire mu bindi mwana oya nta bindi byinshi n'ubundi nuko nagira ngo turu nkutwo tugire kiriya hari ikindi kintu cyafashwe nabi ngira ngo mu minsi yashize ubwo wavugaga ku munyamakuru mugenzi wacu Murongi Sabe ni ikintu cyabaye kinini cyane nabibonye cyararangiye nagira ngo wenda uvugeho kigiro clear gatoya cyabaye kinini ku bantu uretse gatoya Sabe Dumba na Mutabazi hanyuma hari n'umuntu wawe wa hafi wambwiye personal anambwira ati karakano ko kwitabana impyisi uzakamungayire ati ntabwo ari byo rwose abanyamakuru bagenzi be ntabwo bagomba kubita impyisi hanyuma ari n'undi mu editor w'inshuti yawe ntari bumentioning izina nawe wambwiye aka kantu ubwo tuntu twose twari uko ntuvuze gutyo ndumva watuvugaho gatoya akantu kaka comment koroheje ko gutuma wenda ugaragaza wenda umucyo watwo honese ari impyisi nibandi no gushyingura no guteme donc ibi ni tubyihorera okay hera kuri cyambere oya ndagira ngo bivuga General Romano oya tangira utanyobya aha uwa mbere nyine okay Mutabazi by'umwihariko wamuvugiyeho hano uvuga ibintu abantu batafashe neza nabonye n'umuntu akomentinze ati rwose ndi kumva muri iyo mvugo ya Jean Paul harimo amacakubiri urugero
ahantu ngo wavuze ngo ari kwambara ibitenge. Amakuru yangezeho na Mutabazi ntabwo yabyakiriye neza pe. Na Mutabazi yari bikubwiye nta makuru yangezeho. None se ko avuga ko atansubirije ahandi. Oya no nuko utabyakira neza ahubwo nawe uri gushaka ko ikiganiro gikweduka. Oya ntabwo gikweduka. Imyitwarire naravuze ngo imyitwarire ya Mutabazi muri iki bintu rega dutangiye naravuze ngo imyitwarire ya Mutabazi imyitwarire ya Mutabazi ngo iki imyitwarire ya Mutabazi muri ibi bihe iyo aza kuba ari mukuru muri bya bihe yari kwitwara uko abitwaraga icyo gihe bitwaraga shingiye uko yitwara muri ibi bihe donc nibihe nakuruye nta mahirwe yagize nuko yari afite imyaka 8 ariko urumva no kumugereranya ariko se we yarabihakanye yigeze abihakana ese wigeze umutumira mu cyunamo cyangwa ntiwamutumiye ntamutumiye ni wamuhostinze cyangwa nijya wamuhostinze tubyihorere warabizi sawa uwa kabiri Dumba no Dumba tukiriki keretse niba ko ari ugutwika Dumba ashobora kuba atagira inzika nanjye nta nzika mufitiye n'impfu zimaze iminsi ziba z'abasani ntabwo nigeze mubona yenda namubonye ku kiriyo rimwe ntekereza ko duhuye atahita anyifatira ku gahanga gusa navuze ko ntari muri duweri ya njye na Dumba ntari muri duweri kandi nawe nta hantu arigera usibye ahandi yavugiye hari ahandi uramubumva ariko ibyo yavuze bigaragaza ko nawe atishimiye buryo niba yarabivuze nkamusubiza byararangiye kandi ntabwo kuri Jarasi ari icyumba cy'urukiko nta nubwo ari na sare ihuza abantu Sabe nta kibazo ahubwo Sabe ariko ibintu wavuze nabyo bishobora kuba byamugaragaza nabi saba niba okay Jaras uri muremure usumba Stipulaza ubwo garagaye nabi hoya wambaye uduspresse nk'utwo abakozi bari bo uzi impamvu utudukweto bahora bashakisha abantu babatorotse aho mubonera turaguruka aka kantu kambaye wagera ku gisozi n'amaguru guruka maze iminsi nitaba kuri Liberega naratubonye bari abahungu bose bambaye udupantaro ese umaze n'iminsi bitaba njyayo rega n'urwego tujyayo rwakira abantu si ibi byose uvugira aha ubu si byo bagwamagarira niwe wagenda mbere rega turabafatanya bikorwa ni ibindi bisanzwe impamvu rega mba ngira ngo tukire ibintu ku murongo Sabe sinzi mu mutima we rega ngikiza cyanjye ntago ntumutinde sindwara inzika biba byarangiye ubu se dukoze iperereza utekereza ko Dumba ari Dumba wavugaga agusubiza se ninde nasubijwe na Dumba hari umuntu wahuye na Yezu afite amadayimoni ariko hakavuga umuntu kumbe havuga amadayimoni aramubwira ati mbabarira ataye amadayimoni yohereze mu nyanja n'ingurube zaje nka miliyari zijya mu nyanja umuntu asigara ari umuntu mwiza Dumba nta kibazo afite ni n'umwana mwiza ariko ntekereza ko atari wavugaga biriya ukaba ushaka kuvuga iki nibyo Dumba ntabwo ari wavugaga umusa nta n'ikibazo afitanye nawe rega se bundi nose Sabe bari cyo mufitanye yose hari ikinyene ako mbwira uri gukereye ikiganiro ngo kiryohe oya ntabwo kiryohe kiryohe ndagira ngo none se wamugana waba urashaka kuzamukira kuri Sabe wamugana ntabwo ari kumuzamukiraho ariko niba atari kumuzamukira yaravugiwe aha afite nimero yanjye ifite nimero ye nawe ufitiye ntabwo ari ngombwa ko bigaruka kuri kamera byarakemutse se basi kugira ngo n'abantu byabayeho abantu abakiriya ba Jaras bakurikirana Jaras ngo yafungishije Mugabekazi nawe arabizi none se erega ikirago cy'ubushinjacyaha cyari gishingiye ku kiganiro Mugabekazi yahaye Isimbi ahubwo ngewe icyo mbaza ubushinjacyaha ko yavuganye na Chita akavugana na Yago kuki mwakotinze Isimbi iyo bavuga bati ikiganiro yahaye abanyamakuru ntabwo nari kuvuga Sabe nta nubwo ikibazo ari Sabe none ikibazo kiri mu bushinjacyaha bwagiye gukotinga Isimbi mu rukiko sibyo washakaga ahubwo nabyiza rega kugira kiriya bibaye kiriya ngiye nta kibazo ufitanye na Sabe ikibazo na kotinze urwego rwavuze ikinyamakuru naravuze ngo ubushinjacyaha bwavuze Isimbi ashobora kugira ngo urwango rwihariye ariko se ngo negukane Isimbi cyangwa ntware yataje ngiye niberaho mu buzima busanzwe ikindi wabyutse umbaza imanza ibihuha wabikuye ibihuha byiriwe bivuza ubuhuha
byaraye bivuze ubuhuha ngo ninde uburana habanje Kid ngo arakwa muri abagome eske mubibaza kugira ngo baba bamuryamyeho muba mubabajwe muba mubabajwe nuko afunze agiye kuburana utegeye baragiye kubona ubutabera ngewe ndumva Kid yabona ubutabera pe noneho kumbaza ngo azaburana n'impu muri abagome koko uwa kabiri waje ninde avuze ubuhuha Ndimbati ngo marampamagaye ngo arya jibi ninde waguhamagaye Big Man ngo Big Man Jihad oya Jihad nta nimero yanjye agira Jihad nge yambaye ariko mbwira n'ubwino muba mushaka umva clear Ndimbati azaburana ku itariki 16 z'uku kwezi bampora icyo araburana kuri 16 z'uku kwezi Ishimwe Dieudonne araburana ku itariki 5 hanyuma umugabo witwa Hakuzimana Rashidi azaburana kuri 13 z'ukwa 10 simbahaye amakuru ibindi byose nihagira igihinduka umuvugizi w'inkiko azabitangaza ariko njye amakuru ufite nayo nase kutatubwiye ikintu kitumye imaze iminsi witaba RIB ukabira hejuru no si urwego se wowe nturarwitaba nyine nose oya kujya kuri RIB uri kurega se oya kujya kuri RIB ntabwo bivuga kwitaba nahagiye inshuro nyinshi ubutembereye ahubwo ari umuntu ariko mbwira muri abantu beza wavuga wakwita umuntu iby'isi ngo uvuze nabi nkuriya muntu arya yavuze ngo iki komenti twakuyeho yavugaga ngo uraba kubajije se kuri Rutagengwa yavuze ngo iki muri abagome byihorera ibyo se nabyo oya none se si bivuga anyway bamukubajije ngira ngo bamukubajije kubera ya case ya Muhizi yavuga ngo ikibundi ira case kese avuga si wa muntu wabwiye ikibazo president waguze inzu na Rutagengwa jariwe hakaza ibibazo muri Beneri no mu ntabwo ari ibibazo inzu yamaze gutezwa cyamunara yahawe uwayitsindiye Muhizi RIB yatangaje ko yatawe muri yombi siko bimeze akurikiranweho icyaha cyo kubeshya umukuru w'igihugu n'icyaha cy'inyandiko mpimbano pari wawe isakazamo gute kandi ari we wagurishije inzu ari we nyirinzu erega umva nkubwire reka ibintu bibe clear Rutagengwa Jarewo ni mukuru wanjye ntabwo namwihakana sinamwihakana kuko narigize ngo ari ibindi bigiye oya ni mukuru wanjye yakoreye Beneri kuva nka 2008 hari cyangwa 2007 yabaye umukozi wa Beneri ko twagize umuntu wo mu muryango wakoreye Beneri wakomeyeho wowe se mukuru wawe yakoreye he ngiye nije mukuru muri famille uri ikinege abaye mukarasi mukuru wanjye Rutagengwa Jarewo niwe Muhizi uretse gato bijye ku murongo niwe Muhizi yavugiye aho umukuru w'igihugu yari yagiye Nyamasheke ko yamugurishije inzu akamuha ibyangombwa byose no muri RDB bagasanga nta atari inzu y'inguzanyo ikigo cy'ubutaka kikanga kuyimwandikaho kuko Beneri yashyizemo iki igihato igihato cya Beneri gishingiye ku nguzanyo za $31 bahagujije Rutagengwa hakajyamo clause ivuga ko mu gihe azaba ataramara kwishyura ayo mafaranga hazafatirwa umutungo wa Rutagengwa nicyo cyabaye uyu munsi rero abantu bakeneye amakuru ni nawe bwa mbere uyu munsi abantu ni nawe nk'uko uvuga ngo Pizza yavuze ibya bampora iki uyu munsi abantu bakeneye amakuru aya mbere bayabaza RIB niba afite abo bose se uvuze muri case bose Muhizi yatawe muri yombi Rutagengwa yatawe muri yombi n'umugore watabwa muri yombi Rutagengwa afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro RIB yatangaje ko Muhizi afungiye i Remera umugore wa Rutagengwa Niyibigira Rufosina afungiye kuri Godiyari ibyaha bakurikiranweho urwego rubishinzwe ruzabitangaje ariko uyu mwanya abo batatu bose barafunze noneho n'ahantu Rutagengwa bamukuye uwo mugabo nawe warafunze ntabwo muzi izina nabimenyeje niyo mpamvu mubwira ngo umaze iminsi muri RIB bone se mukuru wawe yaba yaratawe mu wakajwiga ntujye kumureba nta bindi nzi ko noneho ubwo na public hisimenya like case uko imeze bazajya bamaza ngo tubwire nko kwambaza ya preske bazajya tubwira ngo tubaze ya Rutagengwa ntabwo byemewe ntabwo uzajya uvuga mukuru wawe ntabwo wajya kuvuga case ya mukuru wawe baje harasi bahari bajya baza babivuge gusa
Rutagengwa Jari we yarafunzwe yatawe muri yombi kuri 3. Umugore we yatawe muri yombi. Umugore we yatawe muri yombi nko kuri 31. Urankurikira? Muhizi nawe yatawe muri yombi muri ibyo biheri yarabitangaje. Warangiza ukaza kumbwira ngo naje kwaka makuru y'abampora iki ngo ndayabura ugategereje ko navuga neza nyuma. None se nako gahinda ufite? Akaye gahinda ka Grand Frère. Grand Frère afite ibyo akurikiranwe. Aho utekereza ko nangize ngo biri guhura n'ikibazo personal cyane. Gusa ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ko mwazajya muhuza ibintu commentaire ariko nk'ubwo nkawe wandika tekereza ko iyo comment yawe ira comment gusa muri abagome ko n'ubugome hari ikindi se usiye ko ntari nzi ko yanafunzwe ntabwo nzi ko yafunzwe pe yarafunzwe numvaga ko nyine president yavuze ko ikibazo kigomba gukemuka mu minsi 3 no yaravuze ati niko yavuze yego nyine ikibazo nkeneye report mu gihe cy'iminsi 3 kumenya aho bigeze 3 yashize 3 yashize Muhizi n'umugore wa Rutagengwa bafunze. Rutagengwa nawe kwa 6 baramufata baramufunga ari Kicukiro. Ejo yaranabajijwe. Yunganiwe na Maître Bayisabe Ernest ntabwo ari Irene. Jambo Pole pe Pole rwose. Pole kabisa. Ewana. Nanjye babona mu mujyi bampamagaye ngo ikibazo baragikemura. Bamwe b'imashini. Baracyumva iki kiganiro. Bagiye bereka gukemura ibibazo bitavuzwe. Ahubwo ari umuntu nawe tuzavuga uzakurikirana ibye. Amaze kwakira ibirego bye byinshi. Ariko niba mukuru wanjye baramutaye muri yombi nkaba mvuze ko afunze nubwo RIB itarabyemeza official. Ariko arafunze ntibikora ko adafunze. Uwo muntu hari kampani ndibuze ni kampani itazava ko twayisebeje kuko uzi ikibazo ariko irabizi kampani y'amamodoka iziyahemukiye abantu uretse gato nkubwire gato Jara wowe uyu mwanya ikibazo wagira ushobora kubazwa ngo Jaras yagiye simbana nawe sindarana nawe barambaza aho Jaras ari gute ni nayo mpamvu nitabye RIB babumva mubonana ni nayo mpamvu nitabye RIB Rutagengwa nuko yabuze ubwenge niyaza kwihisha iwanjye none se yaza se ukamwirukana si mukuru wawe se umuntu yarampamagaye kwa 6 ngo Tom transfer yamuhaye miliyoni 20 ngo amugurire imodoka mu Bubiligi waba bibaretse koko uretse se ngo ntiyazimuha bireke nanjye yaramvugishije uwo muntu hari n'undi wamvugishije gusa Tom transfer ikemura ibibazo ifitanye n'abantu uretse se umva uko byagenze ngiye kubivuga se oya ntabwo mvuga kese ati ngewe namuhaye miliyoni 20 none niyo mvura umunyamakuru muhamagaye aragira igishyika ampamagara asubiza amafaranga ibyo ntago ari ngombwa umva se ndabubwira wa mugabo we ndi igikoresho cy'iterabwoba gihamagara abakire ibyo ni ikosa nti wowe ngwino nguhe ikiganiro umena umuceri ndabubwira ahubwo none uduhurire Karasike twumvikana n'isaha arambwira ngumva ngo bya Karasike mbivuyemo ngo Tom transfer ngo mubwiye ko ngiye kubibwira abanyamakuru ngo bigiye gukemuka abanyamakuru si igikoresho abantu bakoresha mu buryo mwe cyangwa ubundi ngo bahamagara abantu babishyuriza oya gusa abanyamakuru no rugiye kumbwira nawe Tom transfer naye wa Tom transfer ko nawe nge nakiriye abantu nka 5 bambwira ngo Tom transfer noneho hari no bambwiye ngo muvuga ko mugiye kuvuga Tom transfer ngo azabaho imodoka yo kugendamo ngo hari abandi banyamakuru yazihaye bazigendamo bari bagiye kumuvuga nge nta modoka ya Tom transfer nyine ruswa y'imodoka wayimpaye ariko ntabwo yaba ari ruswa kudahitisha inkuru bakaguha imodoka nawe uzabikora nimba nugenda mu modoka uzamenya ko yahawe na Tom transfer ari inkuru ntahitishije se ahubwo tuzabaza imikorere ya Tom transfer oya nibyo ariko nkubwire niba comment urumva niba comment ikibazo cyavuzweho na president kikavugwamo Beneri ikibazo cyavuzweho na president kirimo Grand Frère kikavugwamo Beneri kikavugwamo ikigo cy'ubutaka kikavugwamo RDB kubera iki mutabivuzeho ngewe uyu munsi
ndekaraye ko Rutagengwa afunze kuko nabimenye kuko ari mukuru wanjye n'umugore we, ariko hari ubwo yashoboraga gufungwa simbimenye kuko yenda ntacyo twari kuba dupfana. Bivuze ngo hari n'abandi benshi bafungwa ntibimenyekana. Ubu nyuma y'ikiganiro abantu babo barabimenya. Umva, nyuma y'ikiganiro abantu babo barabimenya. Nyuma y'ikiganiro Libre ihita itangaza ko Rutagengwa afunze. Oya. Enda. Ntago njya gupinga nawe. Nibitangaza. Ndaguha 10. Noneho nitabitangaza. Ndaba ntangaje ibihuha. Urarima. Nitabitangaza ndaba ntangaje ibihuha none. Noneho bamurekura. Oya bya byose niba yabajijwe dosiye ye. Erega kubazwa igomba gukurikirana. Ariko ijambo rivuga ngo ufunga si ufungura se. Iguta muri yombi ikagushyikiriza ubushinjacyaha, ubushinjacyaha bukakuregera urukiko, urukiko rukabisuzuma byabona ko ukwiye kubikurikiranwaho bikaguta mu wakajwi. Ese kari grand frère ntago ari kumusesengura uramuha amahirwe angana iki? Ntayo nzi. Uzi impamvu nanjye nabimenyeye hariya ejo bundi bimwe abayobozi bavuga ngo nibwo nkibyumva, nanjye nabyumviye hariya bakibaza ikibazo, bakivuga izina nabajije niba ari wati ninjye, urabizi ati ndabizi, uzabikira se nzabiburana. Yatangiye procedure. None se we ntago watunguwe cyane? Si wabaye pare wanjye se rwose? None se ari kuba akekaho biri akaza muri frame ya Jaras? Ntago byari gushoboka. Sawa, icyanyuma cyangwa icyambere? Oya nta cyanyuma nta n'icyambere, reka nsorezaho. Ako mbwira ukoze ikiganiro muri mood? Nayo ndi muri mood. Jara ko umunyamakuru ukomeye so gutangaza ibihuha cyangwa se guhangana n'inzego, ariko bimwe mu bikugira umunyamakuru mwiza no gutangaza amakuru aremereye kandi uhagazeho uzi neza ko ari ukuri. Erega buriya amakuru ngiye yari ukuri nta kibazo. Nta muntu nkunda kubera yuko ndi umubogars, nkunda kuko byo byose ari ibintu vuga bizima. Baragukunda. Hari n'abambwira ngo nge sindaye bamaze kumpirikiramo we. Nibibazo nagira nayibazo. Icyo nakubwira ni kimwe. Jewe unambwira ngo ugiye kuri Libre nafite ubwoba ko barahita bagushyikiraho ibirego runaka. Ariko nagiyeyo. Muri iki cyumweru ngiyeyo 3 turangije. Nta namwe uragiye bakakubwira ko wenda hari ibiganiro bimwe na bimwe yawe bakurikira? Barabikurikira byose. Nta comment iri negative wari wakira? Hari no wambwiye ngo yarazi ko ari ngewe washakishaga grand frère. Ati naramubonye ngira ngo ni wowe atari ko mbona nta musatsi afite. Imenetse nka wa mupira. Urantera inkonga. Ishwe. Cyakora ndishimye ko tuganiriye. Ibyo batekerezaga bikemuka, simbizi niba ukuri we ubona bikemutse, ariko nibisanzwe ahubwo geragiraga ngo ushyireho umucyo. Donc hari ibintu abantu bagenda bagafata ukuri kuntu. Nambabariye koko ntabwo ndi umuntu rwose. Ariko kuri iki kintu cy'umuvugizi, ariko ikintu kijyanye na Mutabazi, Dumba ndetse na Sabe, nicyo kintu numvaga ko ugomba gukiriyaringa. Bisubizo ngo haye bye burasura uranyuzwe? Ndanyuzweho 80%. Nawe wigize kasha wanze kwemera ko wakoze amakosa. Ntuye muri Kanombe, niba ibyo nkora bigize icyaha bazaze banjyane. Ngahumva nta mbaraga z'umurengera zizabaho. Nta n'abantu bazanshakisha. Usanga aho mu batwara se ntago bazantwara, nzajyanda. None se sinjya muri Libre nkataha? N'ubwa mbere umenye, n'ubwa mbere mvuze ko njya nitaba Libre. Ariko ntabwo nyitaba kubera akazi nkora, kubera cases zikwerekeyeho. Ntabwo no abantu batavuga ati disi wa mwana batangiye kumuhamagara. Oya, nge ntabwo mpamagarwa muri Libre mu bifitanye isano n'akazi. Sawa dusezere. Reka ngushimire. Imana ibarinde mwese, ndabakunda cyane. Nkunda Jaras official.